oya nasaba imbabazi kubera ko natanazisaba ibintu biragera kure. Nizere kuri kubyumva ariko. Fabio mbabarira. Iminyururu y'isezerano. Subiramo. Mbabarira ntabwo bino bintu bizongera. Wakoze iki? Njye nawe twashyamiranye ariko urabizi neza ko ibyo bintu byo gukomereka aho ngaho ntagize n'ibyo uracyabihakana. Ntabwo ari wowe wamubise ku gikuta. Oya Fabio vugisha ukuri. Okay. Vugisha imbabazi zawe ntazo nguhaye. Reka ngende mbisohoze Rafael. Nta mwanya mfite wo gukomeza muri aya mateka. Fabio. Oya ntago nshobora kuzabana n'umuntu mu nzira gushaka kunyica ntago bishoboka. Ihangane sibyo. Humura. Nansaba imbabazi Rafael kandi ntago mbyemera nansaba imbabazi kandi abikuye ku mutima. Nze kugaruka muri uru rugo ambwira ko wamusabye imbabazi. Ihangane. Humura ntago bizongera ndabigusezeranyije. Kandi uzabibona sibyo? Ni akazi keza. Kandi wiyiteho. Nawe. Umunsi mwiza. Mbabarira ntabwo ibi bintu bizongera. Ese ubona tuzashyamirana kugeza ryari Fabio? Nakubwiye ariko mbese ko ari ikintu wakora ngo nzabona ngo inda yanjye ngo uzayicisha hehe harya ngewe ndi napanze kandi nzagira kura utatekerezaga kuko umugambi wanjye nicyo ngamije nuko kwihoreraho byone akababaro n'agahinda wampaye nanjye nkakwishyura. Ariko ndi kumva bino bihagije. Ntabwo yewe kandi aribwo bitangiye. Birahagije aribwo bitangiye. Jo nibinashoboka nayikuri nafata ni foke nkayikuramo ariko kugira ngo mbone urira nkayo narize. Urugo rwanjye wanyambuye. Ibyishimo byanjye wanyambuye urukundo rwanjye watwaye. Ubu nibwo bitangiye buretse gato. Kuraza ubwo n'ibindi none ngiye kugukorera. Iminyururu y'isezerano. Urakicaye aho ngaho kanjye gusasira umugabo wanjye. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe mukobwa cyangwa umugore. Wowe nta n'umutamiro n'uyu namba ufitemo. Ngewe ndi mapanzi handi nzagupangira kikakurenga. Handi nzagupangira bya bindi wivugisha ngo ndi umugore ngo w'isezerano ngo warahiye ngo ibiki n'ibiki. Jo nzagupangira ku buryo nzagupangira ubuzima bwawe bwiteka bwose. Nkagushyira ikuzimu, nkakubabaza, nkagutoteza. Paka igihe uzicara wowe ubwawe n'umutima wawe. Ukavuga ati Fabio kuko naraguhemukiye. Kuko kugeza izi saha nta nubwo uramenya agaciro, nta nubwo uramenya nikosa n'icyaha wankoreye. Jo wanyambuye ibyanjye byose. Nari umutindi koko nari umukene ariko ufite urukundo. Umugabo wanjye nkunda. Ukirirwa usambanira nawe mu maso yanjye. Ukancinaguza ngo ndi umugore ngo ndi umukozi ngo ndanuka. Urabyibuka? Fabio wambabara ibyo bintu byose ukabyirengagiza. Ngewe mbyirengagiza. Ninde mugore uzi wakirengagiza hahise? Ninde mugore we ushobora kwirengagiza urugo rwe? Aki ibi bintu byose tukabihandoringa Fabio tukavuga. Twakora iki? Gute? Basi mbabarira. Jo twabikora gute? Nyine ibi ngaho nyishyura uburibwe n'ubukomere wante. Binakubeshya. Nago Rafael namukundaga nkuko nakundaga Manzi. Warampatirije utuma ngera ahantu kure. Jo ngaho nsobanurira kuntu ushobora kumvura igikomere. Yewe Manzi ndaguzana rwose mukomezanye. Niba unanashaka ngena nabakodeshiza cyangwa bagura n'inzu. Hanyuma usibangatanye byagiye ku mutima. Inkovu wanteye ku mutima nayo yisibe. Nayo urayihuza. None se ntutwisitera Rafael. Simva ibintu warabifasha ari kibazo ufite. Warampatirije Jo. Kandi n'ukuri kw'Imana nzihimura. Ndabizi neza ko kujya kwihorera byanze bikunze ucukura imva yawe n'iyundi. Tuzayijyanamo kandi naramaramaje. Kubera icyo ushaka kurangira wambabaje.
ngabo nagusabye imbabazi Sinshobora. Fabio ntabwo nakubabarira pe kuko ndababara ijoro n'amanywa naraye ndira ariko ibi byose ntekereza ko ari Imana yabikoze nta soni byose Gatera ujya kubitangira nuko wateye intambwe ucinya umugabo wawe ndangije ndagenda mva victim y'ibyaha byawe ndagenda mbigenderamo iyo utaza kugira irari ry'uriya mukozi utekereza ko ibi byose byari kuba ngaho nsobanurira mbwiramo impamvu nyine ishobora gutuma ngewe kugeza ubu naciye bugufi nta mahane nyishaka ngiye nanagusezeranyije ko ntabwo nzongera kujya mu bintu by'intambara yanjye nawe amahane udashaka ntayahe ntabwo niyo wayagira se ahubwo wakora iki none se utekereza ko cyagiye wabikoraga njye nifuzaga buriya buribwe ishyura rero ibyo wakoze waba uryamye waba useka waba wicaye jo ibi bintu uzabyishyura niyo wapfa mu bundi buzima uzabyishyurira nzahorera Rafayeli nkorere n'ubugingo bwanjye kuko warambabaje pe warambabaje uzamuhora se base ndavuge ngo muhore nicyo ataguhaye umugabo mwiza nkuriye wita ku muryango sinamugoye we Fabio sinamugoye hanyuma we yazize iki kigira ngo tumujya kubisambanya umugabo mwiza nkuriye waguhaye buri kimwe cyose wabuze iki ubundi uramufata ukamutanga waramubyaye waramumuhaye ubundi waramubyaye ura n'umwana wawe utanga cyangwa yari umugabo wawe nta n'isoni ugatinyuka ukavuga uratinyuka ubwawe ntabwo wari wasobanukirwa amahano wakoze ibaza umugabo utinyuka akavuga ngo urarya ukuzuza igifu warangiza ukajya muri tuwarete wamara guhaga ukajya kuryamana n'abakozi umva ko kababaro n'agahinda afite urajya hehe niwinjire muri icyo cyumba cy'umugabo wanjye Joy sohoka cyangwa nkwiciremo sohoka Joy sohoka ndakwiciramo Meze neza. meze neza kazi wowe Sawa. Oh, Fabio. Vitesse. Meze neza. Vitesse. Sawa akomeje. Kuryoherwa se? Meze neza wese. Ese wagenze ute? Wagenze neza. Ari guhumasa. Biteye duke. Parufe yawe kugira ngo nyine ngusigarane. Mweje mpamvu turi guhumura kimwe ko mbasigaye bita parufe yanjye. Siko mba nagukumbuye. Agaparufe kanjye. Amumurira neza nyine beba bameze neza. Siko kana mbona kadatera imigere ngo nkabone mbe ndi gukina na kuburya. Sheri aracyari iminsi. Nanjye bafite amashusho mufite n'amatsiko. Bizaza nyine boro kuzagenda nyine agenda gakura. Kunizere kuri kwiyitaho neza. Ahubwo afite inyota. Kandi kunywa amazi. None Misanga nyumviye mu kazi nyine. Ariko watinze nyine twagukumbuye. Akazi kaba kambanye kenshi. Bamwe. Kazi n'imyenda. Sheri. Ariko nanina nagutekeye. Nakuramo imyenda nyine tugasangira. Ndazi nacyo. Sheri. Ndakunda. Nanda bakunda sultan. Kazi.
hanyuma se ko nta kintu uvuga. Fabi uratinyutse nta n'isura. Ako Fabi kubera icyo wumva wambangamira buri munsi. Ubeshya ugira ikintu ukora. Mitemvuze induru urabizi ko ahari. Fabi kubera icyo umbera ikigeragezo. Fabi ugeze nawe umenaho amazi wowe. Wakora iki? Gira icyo uvuga cyangwa uzamura ijwi ryawe hejuru urebe ngo baraguturumbura nk'inyagasozi. Ibere wakora iki? Arahari. Uretse n'amazi ubu noneho umenya hakonje nashyushye nayakumenaho. Nta kintu ufite cyo gukora serega nta yandi mahitamo ufite. Iminyururu y'isezerano. Iminyururu y'isezerano. Twari dufite iminyururu y'isezerano. Turi kumwe, turi mu nzira imwe. Gusa aho bigeze ubu ndabona buri wese mu cyerekezo cye. So, ndashaka ucishemo amaso muri izi mpapuro. Divorce? Yes. Joy, ndashaka unsinyira divorce. Rafael. Okay. Ntabwo byari ngombwa ariko basi kangusaba imbabazi. Rafael, shaka kuba ntarakwitwayeho neza. Mu bihe byatambutse shaka kuba ntarakubereye umuntu muzima. Nkuko wenda nawe bishobora kuba utarujije inshingano zawe. Basi kance bugufi. Rafael, ndakwinginze mbabarira. Mbabara nciye bugufi yawe. Joy, ndashaka ko ntega amatwi. Ntabwo nafashe umwanzuro wo kuzana divorce kubera ko ari ibintu by'uyu munsi cyangwa ejo mu gitondo. Ni ibintu bimaze igihe. Yes, ndakumva. Rafael, ibyaba byose ibyo nagukora bitagushimisha. Ndakwinginze ntabwo nifuza ko wansiga. Rafael, ndacyari umugore wawe wa kera wakundaga. Biza ko watekereje ko ndi umugabo wawe. Ntabwo warakoze ibyo wagombaga kuba warakoze. Kuko nagiye nkurikirana akantu ku kandi. Nagiye nkukurikirana ibyo wagiye unkorera. Niwe wafashe iya mbere kujya kunsha inyuma. Sibyo, nihanganye igihe kinini. Basi mbabarira, byibagirwe ko ibyo bintu nabikoze, ariko dukomezanye njye nawe. Rafael, ubu nunsiga kuko biragenda gute? Imbere y'Imana mu ijuru, basi njye nta kintu bimbwiye. Kuba wararyamanye n'uriya mukobwa nta kintu na kimwe bimbwiye. Ariko nciye ndakwinginze Rafael. Mbabara ntunsige. Ibintu by'impapuro bireke Rafael. Ubu se turasinya divorce. Joy, umugabo ajya gufata umwanzuro amaze igihe kinini. Arwana n'umutima we. Kandi ntabwo umugabo afata umwanzuro gutyo gusa. Nuko afite n'ibimenyetso byose. So, ndashaka kukubwira yuko ngiye namaramaje kuri divorce. Aho kugira ngo ngiye nawe tubane, ejo mwatera undi cyuma cyangwa tumyane nabi, twatandukana mu mahoro. Basi mbabari. Ukagira freedom, nkagira freedom. Mbabara ndakwinginze. Mbabara basi ku kibi cyose nabana nagukoreye. Iminyururu y'isezerano. Iminyururu y'isezerano. Twari dufite iminyururu y'isezerano. Turi kumwe, turi mu nzira imwe. Gusa aho bigeze